ahubwo nkatwe tugiye gusaza tutabisigiye abana nta bantu babyiga. Hari n'igihe mu kwezi nshobora no gukorera miliyoni 2 ariko nashyizemo abakozi ntaguze n'ibikoresho n'ibiki byose. Ibyo byose rero biterwa n'iki? Na komande ufite. Igihe ufite komande na miliyoni zingahe wazikorera? Ni ukuvuga ngo ubu ushobora gukora miliyoni 2 ku kwezi. Birashoboka. Byakomeza leta ibishyizeho imbaraga, abanyeshuri barangiza bagahita biga imyuga, ntihagire umunyarwanda n'umwe uba utazi umwuga. Ndongeye ngo ikaze wowe mushiti wacu umuvandimwe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Day to Day TV. Nkuko rero nabibabwiye turi mu biganiro tuzenguruka tugenda tubaza abantu batandukanye icyitwa reality show cyangwa se tureba reality y'ubuzima, tureba ibintu bitandukanye, business zitandukanye z'abantu. Nk'ikibazo kimaze iminsi kigaragara mu rubyiruko cyaturutse ku mukobwa wavuze ko urubyiruko rukennye. Rero natwe twafashe initiative yo kugenda tureba ese koko urubyiruko rurakennye, ubundi hari amahirwe y'akazi ahari ku rubyiruko wenda tuba tubona cyangwa nuko ahubwo turabanebwe. Muri urwo rwego rero hano ndi kumwe n'umusaza, arabanza twibwire, muraza kubona muri background ndetse na kamera muraza kubatembereza murebe, arabanza twibwire ubundi tumuganirize iminota mikeya agire nayo mahirwe kuko atwereka nimba hari. Muzera abanza twibwire. Nitwa Nahayo Simone, umugabo wanjye nkaba ndi umucuzi. Ubwo ngo ukora ibintu gakondo. Muri ibintu gakondo kuva kera ndi umucuzi, maze imyaka 70 nkora umwuga w'ubucuzi. Uvuga ngo maze imyaka 70 nkora umwuga w'ubucuzi, ubundi ufite ingahe? Ubu mfite imyaka 70. Navutse muri 56. Iyo myaka yose wari umucuzi? Nari umucuzi. Nize amashuri 4 abanza gusa. Ubundi nkora umwuga w'ubucuzi kuko umwuga w'ubucuzi ndawukunda. Kandi urantunze. Ni nk'iba bikoresha kandi ushobora gukora. Abana bo muri iki gihe ntago bakunda imirimo y'imbaraga. Nk'umurimo w'ubucuzi uba ushaka imbaraga kandi utunga abantu kuva na kera. N'abasaza n'abakecuru ba kera bakoraga umwuga w'ubucuzi, ariko abantu ntago bakunda imyuga y'ubucuzi. Tutaragera aho ngaho, banze nyibwire nk'ibikoresho ushobora gukora wowe ubu ngubu uvuga uti ibi nzi kubikora neza 100%. Ibintu nzi gukora ibintu bitakwa nko gucura, nkora n'amahugi bakoresha babyina, nkora ibintu byinshi bya Kinyarwanda. Akenshi rero abakobwa b'Abanyarwanda cyangwa abahungu b'Abanyarwanda b'urubyiruko muri iki gihe ntabwo bakunda gukoresha ibintu by'imbaraga. Nubwo amajyambere yaje bakabakoresha imashini za computer n'ibiki, ariko ubundi twagombye gukoresha n'ibintu bya Kinyarwanda byacu. Kuva na kera batekaga ubutare amabuye yacu ya Kinyarwanda bakayacanira bakayakoramo ibintu, ariko ubu ngubu n'ibyuma tugira kigira mu mahanga kandi twagombye natwe kubikora, natwe twagombye gukora ubwo butare. Ibyo byose rero ni ibintu byose Abanyarwanda twagombye gukora, twagombye gusubije ubwenge inyuma tukareba ibintu twakora, ariko cyane cyane abana b'Abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu by'imbaraga. Uravuze ngo abana b'Abanyarwanda ntibakunda ibintu by'imbaraga, bashaka kwenda ibintu byoroshye. Ariko se umuntu yakwibaza ngo ubundi ibi bintu umuntu yabikora ari urubyiruko? Urubyiruko ahubwo nibyo, iyo amaze kubikora, amaze kubimenya, amaze kubona inyungu zabyo, abona bimugirira akamaro. Tuvuge urugero nk'abakobwa bataka, banga gutaka ngo sinaboha isaro, ngo ntunga isaro, ngo reka da, ngo ntabwo narangiza, ngo ntabwo nakorera ibintu amafaranga menshi. Ariko iyo amaze kubigeramwo, amaze kubimenya, arabikunda. N'urubyiruko rero ntabwo bashaka ibintu by'imbaraga, ariko ubundi bamaze kubigeramwo barabikunda bikabagirira akamaro. None se ubundi ibi bintu umuntu ashobora kubyiga kuze? Tuvuge wenda hari urubyiruko rwinshi rurangiza amashuri yisumbuye akabona nta kazi gahari, yona nta n'andi mahirwe y'ubuzima, ariko akaba yibaza ngo si ubundi ibi bintu umuntu ashobora kubyiga koko akuze afite nk'iyo myaka yo kurangiza icyiciro cya kabiri cya segonderi, tuvuge arangije mu wa 3 segonderi cyangwa se no mu wa 3. Ugereranyije na kera na za serayi twarazigishaga, n'ubu n'abana biga barangije segonderi nawe wamwigisha akabifata
ibintu byose biterwa, umunyeshuri biterwa n'ubushake bwe. Ikintu cyose ushatse ushyizemo umwete uragikora, ikintu cyose ukunze ukora ugikunze urakimenya. Icyo kuba wenda umuntu ashobora kubyiga ku myaka yose yaba afite turakirangije. Tugiyemo no mu kintu cy'ingenzi ari nacyo tubona ko kibangamye muri sosiyete nyarwanda cyangwa se no ku isi yose, aho abantu birirwa barira akazi karabuze. Ibi ni ibintu byatunga umuntu koko? Biradutunze, nta mwuga udatunga umuntu. Urugero, umuntu ashobora gukora mari, undi ashobora gukora indobo, undi ashobora gucura imbabura, undi ashobora gucura amacumu, undi ashobora gucura ibintu byose muri atoriye zose. Uri muri atoriye, icyo umuntu ashaka araza akakubaza ukakimukorera bitewe n'ubumenyi ufite nuko wabyize. Ahubwo nkatwe tugiye gusaza tutabisigiye abana, nta bantu babyiga. Hanyuma rero icyo kirarangiye nacyo, ariko se hano tuba turi kubwizanya ukuri kugira ngo turebe icyo twafasha sosiyete nyarwanda. Naho tukubonye ni amahire ko uri umuntu ukuze ubimazemo igihe, wambwiye ko ufite imyaka 70 kandi ibyo bigutunze. Nibura ugereranyije ushobora kubona amafaranga ahe mu kwezi? Biterwa na komande mfite. Tuvuga urugero, ushobora kubona komande, hari n'igihe mu kwezi nshobora no gukorera 2 miliyoni, ariko nashyizemo abakozi, ntaguze n'ibikoresho n'ibiki byose. Ibyo byose rero biterwa n'iki? Na komande ufite. Igihe ufite komande, na miliyoni zingahe wazikorera? Ni ukuvuga ngo ubu ushobora gukora 2 miliyoni ku kwezi? Birashoboka. 2 miliyoni? Naranazikoreye no kuri mize nubaka urugo rwo kuri mize i Butare, narazikoreye. Ubu ni wowe wubatse urugo rwo kuri mize i Butare? Kandi nta hantu ugeze ubyiga ari ukubikunda no kubikora? Nta hantu nigeze mbyiga, uretse ko ari umwuga wacu w'ababyeyi bacu. Icyo nacyo kirarangiye. Ariko se hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza. Uyu mwuga ufite amafaranga angana gutyo, ushobora gukora 2 miliyoni ku kwezi, cyangwa se akanarenga, cyangwa akajya munsi, cyangwa ukazana nanone ukazayabura. Nanone ukazabura kubera ko nta komande uba ufite. Ushobora gukora komande rimwe mu mwaka, nkamara byenda imyaka 5 cyangwa 10 nta yindi komande ndabona. Ariko nyine tureba ikigereranyo. Niba ngiye kubaza akabazo k'amatsiko, ubu ngubu aka kanya uramutse ugira inama nk'umwana, sibyo, urangije wenda amashuri yisumbuye, ariko bati ndashaka akazi ko muri banki, ndashaka akazi ko mu biro, akajyana n'akazi k'umuntu yikorera, kubera akazi k'umuntu yikorera utubwiye ko ushobora gukorera 2 miliyoni ku kwezi cyangwa se akanarenga. Akazi keza ubona waha umuntu nakahe? Akazi keza kose umwana niwe wihitiramo akazi akunda n'umwuga wumva ashaka gukora. Abana bo muri iki gihe bakwiriye gukura amaboko mu mpuzu. Abanyarwandakazi dukwiriye gukora, ntiduhere muri za kompiyuta, muri za telefoni, twirirwa muri za kompiyuta gusa, mu mashini tudakora. Kandi dukwiriye gukoresha intoki, hari ibintu tugomba gukora by'intoki. Ese ubundi ikibazo kibona ku rubyiruko gusa, cyangwa na leta ntago ishishikariza abantu nyine kumenya nayo mahirwe abahari? Leta ni ikibazo gikomeye. Tuvuga urugero, leta nta kintu yabikoraho, kuko umwana aho kugira ngo yige ikintu, ahubwo bari mu mashini, ari muri kompiyuta areba muki, agasanga ahereye no muri ibyo ngibyo ataniga. None se ku ruhande rwa leta rwo ubona nyine hakorwa igishoboka kugira ngo buri wese amenye ayo makuru? Nkuko nanjye ndatunguye kumva ngo ushobora kwinjiza 2 miliyoni ku kwezi. Birashoboka. Ubona nyine leta yo yarakoze ibyagombye kuba yarakoze kugira ngo umuntu wese amenye ko ibyo bintu bishoboka? Ibyo bintu birashoboka, ahubwo ntabwo babizi. Ntabwo babizi. Leta ya kera ubundi abantu bigishaga hariho za serayi, abanyeshuri bakiga imyuga. Ubundi abana batagiye mu mashuri makuru bagombye kwiga imyuga. Bakiga imyuga, umwana akaba ameze azi kubaza, akabaza ibiki, gukora amazi, akabaza ibintu byose by'imyuga. Umwana uwo ari we wese akaba azi gukora ikintu, umwuga wumva ashaka yihitiyemo akabikora. Nka leta ahubwo ikwiriye kubishyiramo imbaraga, abanyarwanda bakiga cyane imyuga.
ese ubundi ubona uko iminsi igenda ishira abantu nk'uko uri kubivuga abantu benshi bagenda bajya mu makompiyuta abantu bose bashaka gukoresha ikoranabuhanga ibyo wacu bagenda babijugunya ubona atari igihe bizagera n'umuco wacu ugacika burundu kuko ndi kubona hano udusekuru ndi kubona utuntu tw'umuco ndi kubona inkweto ubona ubundi bizakomeza byakomeza leta ibishyizeho imbaraga abanyeshuri barangiza bagahita biga imyuga ntihagire umunyarwanda n'umwe uba utazi umwuga kandi byadufasha. Hanyuma se ubundi abantu mubikora mwebwe mubona mwitaweho nyine kuko leta ibikwiye gushyiramo imbaraga ikanabisigasira kuko uyu ni umuco wacu nk'uko umugari uvuga ngo agahugu katagira iwawe cyangwa se hari bavuga gute leta iradufasha uko ishoboye ariko rero ntabwo urubyiruko nirwo mvugaho cyane kuko bakwiriye gukundisha abana imyuga. Ndavuga leta ibimukora byo irabishyigikira nyine ku buryo mufite nk'urugaga mukoreramo leta iradushyigikira iranadufasha ku buryo nyine ibi bintu bidashobora kuzazima. Ntabwo bishobora kuzazima bongeyemo imbaraga byadufasha cyane byafasha n'abana kuko twebwe turashaje byafasha n'abana batoya mu minsi iri imbere nabo bakazirwanaho. Ni nk'iki rero bumva yakora? Icyo yakora ni ugushaka ukuntu abanyeshuri bajya biga umwuga buri munyeshuri wese wo mu Rwanda akabaza umwuga ari umukobwa akabaza umwuga ari umuhungu akabaza umwuga yihitiyemo ashaka. Noneho ubwo uremeranya n'abari kuvuga ko nubwo urubyiruko ruvuga ko rukennye nta mahirwe y'akazi ahubwo ari uko badahaguruka ari uko badakoresha imbaraga. Abanyarwanda ba kera bari bafite imbaraga ariko abubu ngubu nabanebwe kubera imashini kubera za telefone birirwaho. Ese ubundi twenda no kugana ku musozo ako kabona gaterwa n'iki kuba bavuga ngo turi mu gisekuru cy'ubunebwe abagenzi bashaka gukora ubundi bona biterwa n'iki kuko byo gusa birizana ku buryo tuvuga ngo abantu bavutse iki gihe n'iki nabanebwe. Impamvu jewe icyo mbona akenshi abana b'urubyiruko rwo muri iki gihe ntabwo ubona rufite imbaraga zo gukora. Nyine biterwa n'iki kuba abantu bose ubona tubemeze nk'abanebwe tu biterwa nuko icyo kintu nicyo ntabonera igisubizo nagusubiza. None se ubundi ugereranyije ubuto bwawe nko mu myaka ya 20 kugeza kuri 30 ukagereranya n'ubu nguko nakeka ko ufite urubyaro ubu nitandukana ari irihe mu mibereho? Reka nguhe nk'urugero umwana ufite imyaka nta munyarwanda n'umwe waba gutazi guhinga ariko ubu ngubu ashobora kugira imyaka 40 atarafata isuka ngo ahinge. Ibyo bikaba ari byiza se? Ntabwo ari byiza nyine kuko umuntu wese agomba kumenya urugero nko guhinga gukoresha imbaraga. Umwana rero wo muri iki gihe kugira ngo umubwire uti fata isuka ujye guhinga ababona ko atatabika n'ikirenge cye. Hari ukubwira ngo turi mu iterambere ibyo byarangiye twaduhingisha amamashini ubundi ubona ari byo byiza wowe? Amamashini atuma duhinga vuba ni iterambere n'ibyo ni ngombwa ariko n'umuntu agombye kubimenya nabyo akaba abizi nk'uko umunyarwanda wese azi kwandika gusoma no kwandika. Umuntu wese uzi gusoma no kwandika yagombye no kuba afite azi no gukora umwuga we akaba afite umwuga we niyo waba ari ubuhinzi ariko akaba abizi abikora. Ibi nize n'ibyanga ndajya gukora ibi ngibi. Ese ubundi ubona ibihe byiza ari ibihe? Nyine ndavuga ubuzima bwiza ari ubu ngubu wenda bw'imyaka y'urubyiruko cyangwa wowe wari urimo bya kera uretse ko ibiryo byariho ntawavunikaga cyane ariko ubu ngubu turakora cyane nk'imashini kandi bigasaba imbaraga kandi urubyiruko ntirushaka ko tubona ntabwo bakoresha imbaraga. Ako kuba se ibiryo byari biriho ubu ngubu bikaba bitariho sicyo cyaba gituma urubyiruko ruba abanebwe tukaba tubarenganya ahubwo ntabwo icyo gihe urumva icyo gihe ibintu ntibyahendaga nk'uko ibi bihenda nicyo nashatse kukubwira. Icyo gihe ntabwo ibintu byahendaga wabaga ufite inote y'igihumbi ukaba igufitiye agaciro. Icyo gihe rero ibintu ntabwo byahendaga. Ese turi kujya mu isi nziza cyangwa nyabwo ibyo turi kuvamo nibyo bibi turi mu bihe byarema nk'uko babivuga? Iterambere nyine niko bigenda uko ibintu bigenda bihinduka uko imyaka igenda ishira niko n'ibintu bigenda bihinduka.
bikaba byiza se cyangwa bikaba bibi? hari igihe bihinduka ari byiza, hari n'igihe bihinduka ari bibi. rero ntabwo nshaka gutinza kuko tugusanze no mu kazi kawe, ahubwo ndashaka ko noneho dusoza ubwira umwihariko w'aba bantu, utuntu bashobora gutuma, cyane ko nyine n'iryo koranabuhanga tugomba kuribyaza umusaruro. Umuntu uri kutureba hano ashobora gukunda ikintu akavuga ati ariko reka mpamagare muzehe, ugiye kutubwira ibintu nka 5 byiza nibura umuntu ashobora kuza kurebamo hano akavuga ati reka nze guhaha. Ibintu 5 nkora, genda umucuzi, ncura. Kameramani atwegere ubundi nibura utwereke ibintu 5 umuntu ashobora kuza guhaha ahangaha. Egera hino kugira ngo aze kubibona. Yego, ni shop mbona gakondo y'ibintu byinshi bitandukanye, ibiseke, ibyibo, amasaro n'ibintu byinshi. Reka twerekemo nka 5 nibura. Hera ku cyambere. Ano macumu nayo nikorera. Ano macumu nayo nikorera. Kwajya yakoze mu cyuma se? N'ubundi genda umucuzi abo bintu babicura mu byuma. Iki ni icyuma. Ibi ni ibyuma. Nanone kandi iyi ni imitako. Akumasho kugagura akajyana agataka iwe. Akashyira iwe. Ikintu no kubona nuko ari ibintu bifite n'agaciro kandi bikaba noneho ari gakondo, umuntu ashobora kugura akagenda akawutaka iwe. Icya kabiri rero kwihuta. Icya kabiri, aya ni amakadiri umuntu amanika mu mazu. Ibi byose ni ibyo dukora. Nkora n'amayugi. Ni ibintu byinshi bitandukanye. Ndaza kubwira kameramani ase n'unyuramo ubundi akwereke, ubundi nawe ushobore kuba waza ukihahira. kandi tekeka ko atanahenda, ndaje mubwire contact n'ukuntu yabarangira ahantu akorera, ubundi muze mwihahire kandi ni byinshi. Egera hino rero, egera hino nkumaze twisoreza, ubundi tumureke akomeze akazi ke. Muze turi kugana ku musozo rero, ugiye no kurangira abantu ukuntu bakubona, nimba ari za telefoni, ku buryo umuntu akunda n'ikintu kimwe muri ibi ashobora kuguhamagara cyangwa akaza no kukureba. Mfite je nitwa Nahayo Simoni, mfite kampani yitwa Inganzo y'Umucuzi. Nomero za telefoni 0788 28 985. Iyo niyo nimero yawe. Nkorera hano mu mujyi wa Kigali kuri Car Free Zone. Turi muri Car Free Zone niho akorera, umushaka waza ugamagara izo nimero. Hanyuma se umuntu ashobora no gukundikina abona ko wajya kugimukorera niwe. Akenshi no kwirebero naho njya makorera. Ariko nangwe ko ushobora kubaka n'urugo rw'agakondo rwiza. N'urugo rwiza nshobora kurukora, umpaye akazi narukora rwose. Subiramo nimero zawe dusoza. 0788 24 28 985. Turagushimiye cyane ku mwanya wawe muzehe. Imana iguhe umugisha kandi ukahuronka. Murakoze. Sawa sawa.